Nguko rero nongeye kubasuhuza no kubifuriza ibyiza gusa. Aho nge ndi Gadi nyine twibereye kuri YouTube channel yanyu ari nayo Gadi Official. Ndagarutse nta gutuza nta kwicara muri iyi minsi twari duhugiye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi noneho ndi kumwe namwe gatanu ko kandi mu nkundire turebere hamwe ku magambo arebana ibihe turimo, ubwigomeke bw'abantu, amahoro ntandi twayakura uretse muri Kristo Yesu wenyine. Gende Gadi rero data buja wera, turakwinginze nyine ukomeze ubane natwe muri kano kanya, kandi uhereze umugisha buri umwe wese teze amatwi iki kiganiro, umugirire neza kandi akubonera buri kimwe cyose kibe icyo gufasha imitima no gusana imitima, mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ishimwe cyane. Nagarutse nanone ndi kumwe namwe bene data, turi mu bihe bikomeye cyane, isi yuzuye ubwoba, ubuhemu. Ibiri kuba uyu munsi ntago byigeze bitungura Imana, ariko twebwe nk'abana b'abantu turatungurwa umunsi ku wundi. Hari abantu benshi bavuga ko bafite amahoro, ariko mu mitima yabo bafite intimba, ubwoba ndetse n'umutekano muke. Kubera iki rero, cyangwa se kuki byose bigenda gutyo? Nuko umuntu utari mu Mana nta mahoro nyayo agira. Umuntu nyamuntu, umuntu ugira amahoro ni umuntu uri mu Mana. Nakubwira ngo rero nawe genda ugerageze ube mu Mana yawe, cyangwa se ugumane n'Imana yawe, cyangwa se ugendane n'Uwiteka Imana yawe. Nuguma mu Mana yawe rero uzagira amahoro kandi ugire n'imigisha. Icyo uzasaba Uwiteka cyose uzakibona, kuko ugomba kuba uri mu ruhande rw'Uwiteka Imana yawe. Somo rikuru nibyo koko ibihe turimo byarahanuwe, ibihe by'ibigeragezo, ibihe by'intambara, kandi ni ibihe by'amakuba, cyane ko noneho hari kuza noneho n'ikindi cyorezo gishya. We witeguye gute kukirinda? Ibyiza nuko wakegera Uwiteka kugira ngo ibintu byose bigende neza, sibyo? Bibiliya ivuga ko mu minsi y'imperuka abantu bazahinduka cyane, bazahinduka babi cyane. Umusomyi mwiza muri Tito 2:3 guhera ku murongo wa 1 kugeza kuri 5 haravuga ati, mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, abantu bazaba bakunda imiya kandi badakunda ababo. Ibyo tubona muri iyi minsi turimo ni ibihe bikomeye cyane. Bimeze gute rero? Ubuhemu akenshi na kenshi usanga hari ubuhemu bwo mu ngo, abana batumvira ababyeyi, abantu bicana, urukundo rukonja, abantu bakunda iby'isi kuruta iby'Imana. Abantu bari gukunda iby'isi cyane kuruta iby'Imana. Nakubwira ngo gerageza ukunda iby'Imana cyane kuruta wakunda iby'isi cyane. Ikiza nuko wakunda iby'Imana cyane kuruta uko wakunda iby'isi cyane, kuko iby'isi n'ubundi uragenda ukabisiga, ariko iyo uri kumwe n'Imana aho waba uri hose, nubwo wagenda ugendana nayo, n'ikuzimu uzajyana nayo. Nguko rero reka twikomereze. Yesu ati iki rero, cyangwa se Yesu yabivuze iki muri Matayo 24 ku murongo wa 12, kandi ngo ubugome nibugwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Mu nkundire dutakambira Uwiteka kano kanya, sibyo? Kugira ngo byibuze muri icyo gihe nukigena muvuga ati se ngewe mfite urukundo. Ibaze niba mu by'ukuri hakiri urukundo ruzima kandi rukomeye. Nuko urukundo nakubwira ngo rwaragabanutse kuruta uko twebwe twabitekereza. Uyu munsi abantu benshi basa naho bafite ubuzima bwiza inyuma, ariko imbere bafite umwijima n'agahinda. Umuntu ukamurebera inyuma, wareba Gadi Official arimo aratambuka ukavuga ati ye baba we yarashubijwe, ntumenye ko afite intimba n'agahinda. Wareba mugenzi wawe ukavuga ati yagezeyo, ntumenye ko afite intimba n'agahinda. Yego, abantu dusa nkaho tugendana ibikomere umunsi ku wundi. Bitewe n'iki? Igikomere ushobora kugiterwa na mugenzi wawe, cyangwa se n'inshuti yawe, cyangwa se ukagiterwa n'uwo mubana, bitewe nuko Satani nyine yahagurukije urugamba kuruta uko twebwe tubitekereza. Umunyabyaha rero nta mahoro agira. Tugende ku ngingo ya 2 ivuga ngo umunyabyaha. Ingingo y'umunyabyaha. Umunyabyaha iteka ryose nta mahoro agira, ahorana ijune n'agahinda kenshi, bitewe nuko ibyo byose nta keza ndetse nta munezero, nta n'inyungu aba ari bukuremo, kuko inzira y'umunyabyaha ni urupfu. Imana yavuze neza yuko umuntu ukora ibyaha adashobora kugira amahoro nyayo. No, jamais. Nta mahoro ushobora kubona nyayo. Bitewe n'iki? Nuko uri umunyabyaha. Inzira z'umunyabyaha zose zigana Gihenomu. Nakubwira ngo rero itandukanye n'ibyaha, kugira ngo byibuze ujye mu nzira nziza kandi y'agakiza. Nzi neza ko Uwiteka Imana yawe azakugira neza kuruta uko ngewe nabigusobanura, cyangwa se kuruta uko ubitekereza. Yesaya 57:20-21 ngo, ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja idahwema gukuba, nta mahoro y'umunyabyaha. Jamais. Ariko abanyabyaha bameze nk'inyanja idahwema gukuba, ndetse nta mahoro y'umunyabyaha ashobora kugira uko byagenda kose. Murumva ko inzira z'umunyabyaha nyine zihora ari mbi. Hanyuma rero iyo umuntu ari mu byaha
umutima we umucira urubanza iteka ryose, ahora afite ubwoba, nta munezero, nta mutekano, kubera ko agendana ubwoba bwinshi cyane bitewe nuko ari iki, ari umunyabyaha. Ahora yikanga, nta cyiza ashobora gutekereza kuko muri we ahorana ubwoba bwinshi cyane. Rero nakubwira ngo gerageza uve mu byaha, wakira agakiza none. Nyankunda kuvuga ntihamagara Imana none, gerageza uhamagara Imana none. Nuhamagara Imana none iraza ikugirire neza, kandi nuhamagara Imana none irakumva kandi gutabara. Hamagara Imana mbere yuko iguhamagara, egera Imana none. Ushobora kugira amafaranga, ukagira imodoka cyangwa icyubahiro, ariko nta mahoro yo mu mutima, byose ni zero, ni sufuri mu Giswahili. Byose ni zero, nta kintu na kimwe byaba bikumariye udafite Imana mu mutima wawe. Menya ngo ibyo urimo byose ni iki, ni zero. Ikiza no kwagira Imana mu mutima wawe. Imigani 28 ku murongo wa mbere haratubwira ngo iki, ndagusomera mu ngingo ngufi, hanyuma nawe uze kuza gucukumbura kugira ngo byibuze ubashe gusobanukirwa kurushaho. Umunyabyaha arahunga, umunyabyaha arahunga kandi ntawe ugenje gute, ntawe umwirukanye. Akirukanga akagira ngo hari umuntu uri kumwirukankaho, ariko umukristo nyine atambuka yemye ameze neza cyane, yego, kandi afite imbaraga, afite ibyiringiro by'ejo hazaza, kuko umukristo ahorana umudendezo mwinshi cyane mu mutima we. Ibyaha bizana iki rero? Nta cyiza na kimwe ibyaha byakuzanira uretse ubwoba, ipfunwe, kubura umugisha mu bandi, cyangwa se ukabura mu mugisha mu bo mubana cyangwa se mu bo mugendana. Ibyo ukora byose bikubana zero bitewe nuko uri iki, uri umunyabyaha. Nta keza ku munyabyaha. Nyaboneka gerageza uve mu byaha uyu munsi wa none, Uwiteka nawe araza kukugira neza kuruta uko nabikubwira cyangwa se nabigusobanura. Tujye ku ngingo ya 3, turebere hamwe ku mateka ya Nowa, noneho tuze tubihuze n'igihe turimo uyu munsi wa none. Mu gihe cya Nowa byari bimeze gute? Mu gihe cya Nowa n'uyu munsi wa none muze tubihuze turebe se bihagaze gute kuri uyu munsi wa none. Mu gihe cya Nowa abantu bakoze ibibi byinshi kugeza igihe Imana ibonye yuko isi yuzuye ubugome. Aho ni mu gihe cyo kwande, mu gihe cyo kwa Nowa. Itangiriro 6:5. Uwiteka abona yuko ubugome bw'abantu bwari bwinshi cyane mu isi, bararyaga, baranywaga, ndetse barashyingiranwaga, ariko ntago bigeze bita ku Mana. Nta gishya munsi y'ijuru. Ibyabaye kera nibyo byongera bikagaruka no mu gihe tugenje gute turimo. N'uyu munsi wa none turarya tukanywa tukimeza neza, kaburushete keza aho ngo n'inkoko nziza, kavuga ati uyu munsi wa none ewani nta kubona Imana itabigenje, ukanywa ukanezerwa. Ariko n'ubundi ibyaha bigakomeza kugenza gute, kugukurikirana. Uko byari biri mu bihe byo kwa Nowa rero n'uyu munsi niko bimeze. Mu gihe turimo abantu barashyingirwa bakagira gute, abashaka bagashaka, ariko Imana ibahereza umugisha ati abantu mwubatse ingo, Imana ibagiriye neza. Nukuvuga ngo mu gihe cyo kwa Nowa no mu gihe turimo byose ni kimwe. Tubitandukanye gutero cyangwa se twitware gute, twabasha kwirinda gute? Nowa yageze igihe yubaka inkuge. Wowe inkuge yawe uyu munsi ni yihe? Inkuge yawe uyu munsi wa none, inkuge yawe ni yihe? Cunga neza umutima wawe. Nowa yakundaga kubwiriza ubutumwa bwiza ariko bakamuseka. Ni nkuko uri muranyitegereza kano kanya, ndakubwira amagambo meza warangiza ukanseka. Ati nka kira kirimo kiravuga ibiki ari kubundi. Yego, naho bitaniro no mu bihe bya kera. Byose uyu munsi niko bimeze. Uyu munsi niko biri kandi ni nako bimeze. Abantu bumva ubutumwa ariko ntabwo bashaka kwihana. Urumva ubutumwa ariko kwihana ntabwo ushaka kwihana. Kubera iki rero? Bafata iby'Imana nk'ibisanzwe. Abenshi bibereye mu by'isi. Nyamara igihe cyo kwa Nowa cyo cyarageze, umwuzure uraza. Igihe cyo kwa Nowa cyarageze, umwuzure uraza. N'uyu munsi wa none rero igihe cyakugereraho ukajya kubona ukabona impanda iravuze, ukumva ijwi rivuga ngo wera nakomeze yere, n'uwande nakomeze agenze gute. Urakoze cyane. Nakubwira ngo tunganye umutima wawe uhereye umunsi wa none. Mateyo 24:37-39. Kuko nkuko byari biri mu minsi ya Nowa, no kuzaza k'umwana w'umuntu niko kuzamera mu gihe turimo mu minsi y'imperuka. Ibi bivuze iki rero? Bino bivuze ko Yesu ari hafi kugaruka, ndetse abantu benshi bazatungurwa. Abakiranutsi nibo bazabasha kurokoka ibyo bihe bikomeye cyangwa se ibihe turimo. Abanyabyaha bazacirwaho iteka ibihe byabo byose. Ingingo ya 4. Imana iracyahamagarira abantu kwihana.
uyu munsi wa none Imana iraguhamagarira kwihana. Uyu munsi wa none Imana iraguhamagarira kureka ingeso mbi, iraguhamagarira kuza ukakira agakiza. Nakubwiye ngo hamagara Imana none mbere yuko Imana iguhamagara. Hamagara Imana none. Nubwo isi yuzuye ibibi, Imana iracyafunguye urugi rw'agakiza. Imana ishimwe cyane. Imana iracyafunguye urugi rw'agakiza, ntabwo yigeze ikinga, ahubwo nuko Imana iri kumwe nawe, itegereje ko waje ukayisanga, itegereje yuko waza ukayigana, byose bikagenda neza cyane. Ezekiel 18:23, Imana iravuga iti va mu byaha, reka ubuhemu, reka inzika, ureka ubusambanyi, garukira Uwiteka Imana yawe. Yesu niwe utanga amahoro. Nujya muri Ezekiel uraza gusanga nta mahoro ahari. Usome neza iryo somo muri Yohana 14:27, mbasigiye amahoro yanjye ndetse ndayabahaye. Amahoro Yesu atanga. Yesu yadusigiye amahoro, yadusigiye umwuka wera, kandi yavuze ko azabana natwe iminsi yose, ntabwo azigera adutererana, ahubwo yaravuze ati ngumanye nawe, ndacyari kumwe nawe, kandi ndagaruka nkomeze kubana nawe. Ese wowe uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe cyangwa ntabwo uri kumwe n'Uwiteka? Ntabwo amahoro Yesu yaduhaye ashingiye ku mafaranga, nta nubwo ashingiye ku bantu, ahubwo ashingiye ku mutima uri ku Mana, cyangwa se umutima uri mu Mana. Ayo niyo mahoro Yesu yadusigiye. 5, ubutumwa bwo gukanguka. Bene data, igihe cyo gukina n'Imana cyararangiye, igihe cyo kwihana ni uyu munsi, kuko tutazi igihe umwami azazira. Abaroma 13:11, igihe kirageze ngo mukanguke, nimukabe nk'abo mu gihe cyo kwa Nowa basetse ubutumwa bwiza kugeza igihe umwuzure ubamanukiye bose bakarimbuka. Umwanzuro mwiza rero, fata umwanzuro umunsi wa none, nanjye fata umwanzuro mwiza kugira ngo twegere Imana, katurebere hamwe umwanzuro mwiza. Isi irimo iragenda iba mbi cyane, ariko ijuru riracyafunguye kubihana, kubareka ingeso mbi. Uwiteka arimo arabahamagara. Umuntu uri kure y'Imana nta mahoro agira. Amahoro nyayo aboneka muri Yesu Kristo gusa. Ikiza rero, ndaguhamagarira kwihana uyu munsi wa none, ndaguhamagarira kwakira agakiza uyu munsi wa none, kandi Imana ikugirire neza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi Yesu araguhamagara nk'uko tubona muri Matayo 11:28, nimuze aho ndi mwese, yemwe abarushye n'abaremerewe, ndabaruhura. Uko niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Kadusangira aya magambo meza, kandi ndizera ko nawe ari bugukore ku mutima nk'uko nanjye arimo arankora ku mutima muri kano kanya. Ndumva nishimye kandi nezerewe. Isi ishobora kugutererana, ariko Yesu ntabwo yagutererana habe namba. Yesu ahorana nawe ibihe byose. Ibyaha bya umuntu ibyishimo by'akanya gato, ariko bikamusigira intimba cyangwa se bikamusigira igikomere gikomeye cyane. Ubwato bwa Nowa bwari bumwe gusa, kandi na Yesu niwe nzira yonyine y'agakiza kawe. Imana ishimwe cyane. Ubwato bwa Nowa bwari bumwe, niho honyine wagombaga guhungira, niho honyine wagombaga kugana. Ni munsi wa none rero n'ahandi hantu wagana. Nowa ni Yesu Kristo. Imana ishimwe. Gana kuri Yesu, byose biraza kugenda neza cyane kuruta uko ubitekereza. Umunyabyaha ashobora gusinzira nijoro, ariko umutima we ntago waruhuka. Umunyabyaha, gusubiremo kano kantu, abanyabyaha bararabikanga. Umunyabyaha ngo ashobora gusinzira nijoro, ariko uko yasinzira kose ntabwo umutima we waruhuka, bitewe nuko asinziranye iki? Ibyaha. Arimo aricira urubanza. Yego, reka kwicira urubanza, ahubwo garukira Uwiteka. Hamagara Imana none. Imana ishimwe cyane. Nezezwa nuko wagarukira Uwiteka Imana yawe, kandi Imana ikugiriye neza. Nyaboneka Imana ikumve, kandi Imana igutabare. Tumaze kumva ibihe turimo kandi bigoye kandi biruhije, nakubwira ngo gerageza ukande subscribe kugira ngo dukomeze tugendane gatanu ku kandi. Databuja wera, tumaze kumva amagambo yawe meza akandi akomeye, yuko abanyabyaha nta mahoro bafite, ariko abakristo bagomba kugira amahoro, ariko bari muri Kristo Yesu. Navuga ngo buri umwe wese ukurikirana kino kiganiro, Mwami umuhereze amahoro kandi umugire neza, kandi umwakire ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kandi subscribe, ndaje dusubire mu kanya. Imana imuhe umugisha.